none se washyigikira ko abantu bagera ku rwego rwo kwicana? Ni byiza ko abantu bakwiye kubana, umuryango ni mwiza, ni mwiza cyane, ariko noneho iyo bigeze aho byanga, aho kugira ngo umwe yice undi barekana, kuko iyo abantu barekanye abana bakomeza bafite ababyeyi bombi. Mugenzi wacu umunyamakuru yakoze ikiganiro yakoze kuri sheni ye bamwita Scovia, ndajyanye kumvishe gake wumve mpuzamahanga w'umugore umariye iki abanyagihugu? Umukobwa araho ni mwiza, yarakarabye, yarisize aracyo, ukajya wicara iwawe utegereje umugabo ufite amafaranga, uri inka ku buryo bagomba kukorora ngo bazakuguremeshe. Abumenya nta nubwo umuntu akwiye gusa n'ikibazo arimo. Niba umuntu yarashatse akazi akakabura, niba yaragerageje gukora akabura igishoro, nta mpamvu yo gusa nabi ngo kugira ngo abantu bishime. Agomba gusa neza. Ntabwo wabura akazi ngo ubure amafaranga ubure no gusa neza. Nyine Yago baramubeshyeye, ibyo byo ndabizi ko bamubeshyeye. Hanyuma ikindi, amajwi buriya no mu rukiko ntabwo bayemera, cyane ko nta n'umwana w'umukobwa yaba yaryamanye n'umusore ngo ajye kubivuga kuri YouTube. Uko nabonye uriya mukobwa kubeshya byakoroha, uko nabonye uriya mukobwa bamuteye inda ntiyamenya n'uwayimuteye, uko nabonye uriya mukobwa kugira umuntu ahitemo wazabana nawe yakagendeye kuki. Urabivuga ku ruhande rumwe nk'umukozi w'Imana, ujye no ku ruhande nk'umunyarwanda ufite umuco. Tubahaye ikaze mwese mudukurikiye hano kuri GJC Media TV, ni televiziyo nziza, televiziyo mwese mukunda muri benshi, kandi ikindi nanone tubabwira ngo kugira ngo mube abanyamuryango b'iyi televiziyo nuko mwakora subscribe mukajya mureba ibiganiro dukora. Tubaye ikaze rero abantu badukurikiye muri mu Rwanda, abantu badukurikiye muri hanze y'igihugu cy'u Rwanda, diaspora nyarwanda aho iri hose. Ubunsi rero tugiye kuganira ku ingingo zimwe na zimwe ziri kugenda zivugwa hano mu Rwanda, ariko reka tubanze duha ikaze ubu twagiye gusura. Tubaye ikaze. Yego murakoze kumpa ikaze, Imana ibahe umugisha. Turabakira mu izina rya Yesu. Mwakoze kuza kudusura. Nk'ukuntu abantu babizi rero, umuntu yasuye umukozi w'Imana, turi kumwe n'umukozi w'Imana, arabanza dusengere nyuma atwibwire. Mana ndagushimye ndaguhimbaje, urera kandi urakiranuka, uri Alpha na Omega, uri itangiro kandi uri iherezo. Ndagushimye ko twabyutse bikemera. Nyemerera iki kiganiro kibemo kandi ukigaragaremo, imbaraga zawe zitubeho, ubwiza bwawe butubeho. Abakurikirana iki kiganiro ubakemurira ibibazo bafite, abarwayi bakize, abadafite akazi ubahe akazi, abadafite amahoro yabahe, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Turagushimiye cyane rero, noneho ubu watangiye wibwira abadukurikiranye tukinjira mu kiganiro neza, kuko hari abantu bakubonye bwa mbere kuri iyi channel, hari abasanzwe bakubona ku yandi ma YouTube channel cyangwa se kuri televiziyo, hari abakuzi mu buzima busanzwe, hari n'abavandimwe bo hakurya b'abarundi bakuze, ariko watangira wibwira abadukurikiranye. Nitwa Uwamahoro Marie Claire, ndi umumama, mfite abana babiri, nkunda abantu Imana yaremye, muri rusange nkunda abantu bose. Yego ndumva ari ibyo ngibyo, ku batari banzi ndumva ari ibyo. Hanyuma by'umwihariko nsuhuje inshuti zanjye ziba mu bihugu bitandukanye hirya no hino, ndabashuje amahoro y'Imana bane namwe. Yego. Uvuze ngo ukunda abantu bose, ari umuntu udakunda abantu bose? Hari igihe umuntu aba afite abakunda n'abadakunda, ariko njyewe abantu bose ndabakunda. Undi se buriya ni ngombwa ngo umuntu akunda abantu bose? Ni ngombwa cyane ko ijambo ry'Imana riravuga ngo tubane n'abantu bose amahoro. Kandi nyine nta n'impamvu yo kuba utakunda umuntu kandi nawe uri umuntu, rero ni byiza. Tugize amahirwe yo kukubona, kuko turagenda gake gake akantu ku kandi kugira ngo abantu badukurikiye bumvemo byinshi. Hari nk'umuntu uba ufite abantu bamuhemukiye, akavuga ati kugira ngo nihe amahoro nabashyize kure yanjye.
none uravuze ati mukunda abantu bose, abo bantu none ubu wababwira gute? Abantu niyo bagwemukira, ariko ugomba no kwibuka ko mu bantu nubwo harimo abagwemukiye harimo n'abakugiriye neza. Yego. Rero nibwo buzima abantu twese tubaho mu isi, rimwe uhura n'abaguhemukira ubundi ugahura n'abakugirira neza. Ntabwo rero wafatana ngo ubigizeyo ubashyire kure yawe, ahubwo abantu ugomba kubiyegereza, kandi nabo baguhemukiye ukabaha igihe ukabababarira, ukabanza ugatera intambwe wowe yo kumva ko bababariye, hari igihe baba nabo kizagera bakagaruka mugakomeza ubuzima bwo kubaho. Nk'ubu hari nk'inkuru yabaye ejo bundi kuri 7 hano mu mujyi, aho umugabo yafashe umugore we aramwica amuciye ijosi. Nk'abana be icyo gikomere bazakurana bazababarira se ku buryo bashobora nawe kwicara nk'ahantu bakavuga ngo ngiye nkunda abantu bose, cyangwa kugira bakire nk'icyo gikomere, kugira bakire icyo gikomere, kugira ngo umuntu abe yaraguhemukiye bigushiremo. Nk'umukozi w'Imana niziye ngufu umuntu yakoresha nk'iziye ngufu? Navuga ngo byose ibikomere n'Imana ibyomora, kandi niba abantu barakorewe jenoside bakabasha kubabarira abantu babiciye, bakongera bakabana amahoro, birashoboka nyine ko abo bana bagize igikomere birumvikana, kandi nabwira ngo bakomeze bihangane. Biba bibabaje kubona umubyeyi wawe yica undi mubyeyi wakubyaye, birababaje cyane n'ibihangane, ariko nyine hamwe no kubabarira no kwihangana no gusenga, abari igihe kizagera Imana ikongera ikabashoboza kubabarira bakabyakira, ko nyine ibyabaye biba byabaye. Ariko nyine tunashishikariza abanyarwanda n'abanyarwandakazi ko bagakwiye guhagarika ibyo bintu. Ntabwo ari byiza ko umuntu mubana abantu babana, ntabwo ari byiza ko bakwiye kugera ku rwego rwo kwicana, ahubwo ni byiza ko babona hageze aho umwe ashobora kwica undi, umwe yahunga undi bakarekana, kandi ijambo ry'Imana ritemera ubuzima bugakomeza. Ijambo ry'Imana navuga ngo ijambo ry'Imana se hari aho noneho rivuga ngo abantu ntibicane? Ntaho. Noneho uri muri ba bakozi b'Imana bashyigikiye ko aho kugira ngo umuntu mubane nabi mwatandukana. Ariko reka nkubwire gakwa, yego, abantu banyumve neza, ariko ubaye utanabishyigikiye waba ufite ikibazo. None se washyigikira ko abantu bagera ku rwego rwo kwicana? Ni byiza ko abantu bakwiye kubana, umuryango ni mwiza, ni mwiza cyane, ariko noneho iyo bigeze aho byanga, aho kugira ngo umwe yica undi barekana, kuko iyo abantu barekanye abana bakomeza bafite ababyeyi bombi. Ariko iyo umwe yisha undi, iki kintu ntabwo agitekerezaho, ariko iyo umwe yisha undi, umwe baramushyingura undi bakamushyira muri gereza, abana rero bahita baba imfubyi burundu. Ariko iyo umugabo n'umugore barekanye ku byo batumvikanyeho, ko bari bageze ahantu bashobora umwe kwica undi bakarekana, njyewe ntabwo ibyo nabigaya, kuko abana bagumye bafite ababyeyi bababona bombi. Yego, nta cyaha abakoze divorce, abataye abagabo, abataye abagore, kuri wowe nta cyaha. Arega none se ubundi gusezerana kwa mbere, iyo abantu bagiye gusezerana bwa mbere basezerana mu mategeko ya Repubulika y'u Rwanda. Rero niba Repubulika y'u Rwanda yemera ko abantu mu gihe bagiranye amakimbirane ku rwego rwo kwicana babarekana bakabaha amadivorce bagatandukana, nuko leta ibibona ingaruka zirimo kubanisha umuntu n'undi bashobora kwicana. Yego, rero nabwira abantu ngo barushaho gukumira ibi bintu, kandi barushaho kubyamaganira kure. Ntabwo ari byiza ko wowe ubana n'umugabo, wowe ubana n'umugore, mukaba mubanye nabi rwose ku rwego mwakwicana. Si byiza ko mwicana, nimureke kwicana, ahubwo umwe afata urugendo rwe rundi n'undi urundi, ubuzima bukomeze, ariko abantu bakomeze bababona. Yego, kuko bimaje kuba ibintu birebire cyane, byariyongereye. Rero ariko
abantu ntabwo bakwiye kugeraho bicana. ariko nkawe ntabwo navuga kuri mukuru cyane ariko uri inararibonye. Ikindi nanone uri umwe mu bantu b'abahanga b'abakozi b'Imana dufite bareba impande zombi akavataho kugira ngo umuntu yicare n'undi batandukane. wowe ubona biterwa n'iki ko umuntu yabana n'undi bakundanye nta n'imyaka 5 irashira bagatandukana? Se n'ukwihangana kuba kwabanane kuko hari umugani uvuga ngo ntazibana zidakomanya amahembe, si gutyo babivuga? Yego. Kuki abantu batakihanganirana bagahitamo gutandukana cyangwa se kubana mu makimbirane? Biterwa n'iki? Ntabwo biba byaratangiye mbere y'uko babana muri cya gihe cya fiançailles? Rega buriya gakwaya reka nkubwire, umuntu ni umuntu kandi ijambo ry'Imana riratubwira ngo tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara. Mu isi rero ni intambara, ntabwo zirangira umuntu avuyemo. Igihe umuntu yavuye mu mubiri yarangije urugendo rwe nibwo aba avuye mu ntambara. Rero ku rugamba haba iki? Haba kuhapfira hakaba kuhakomerekera. Navuga ngo rero ubuzima bw'abantu aba ari ubuzima burebure. Niyo mpamvu navuze ngo ntabwo ari byiza gutandukana. Si byiza rwose, ntabwo ari byiza. Ariko nanone sinabyiza ko abantu babana ngo bagirane ibintu badahurizaho, mu gihe kwihangana batagishoboye kwihangana, bagere ku rwego umwe ari bufate umuhoro yica undi cyangwa ari bufate icyuma yica undi. Ntabwo ibyo bintu bikwiriye. Ntabwo abantu bakwiye kugera ku rwego abantu bicana. Usanga ngo uretse no gufata umuhoro umwe temundi cyangwa se icyuma, ngo no mu biryo basigaye barugana, akagucunga ugiye kurya akakuruga. Abantu benshi ngo bari gupfa babana harazamo kesi yo kwicana, kuko ni Nyamagabe umukecuru nawe basanze mu nturusu yari kumwe n'umugabo we, nabo bari mu maboko ya RIB. Njyewe navuga ikintu navuga ku bantu bubatse umuryango, navuga ngo kubaka umuryango ni byiza, ariko rwose mwoka byaramwe mwaba papa mwe n'abamama nababwira ngo si byiza kugera ku rwego rwo kwicana. Icyo bakoresha cyose yaba amarozi yaba iki byose n'ubwicanyi. Nababwira ngo nibagarukirizaho aho kugira ngo bicane barekane. Ahubwo se nitwareba ikibitera, kuko abana barimo kuba imfubyi ari benshi kubera icyo kibazo cyane. Ikibitera cyo niyo duhere hasi hahandi abantu bateretana. Niyo twareba icyo kintu nta muti twakiboneraga kwa. Impamvu ushobora kugira inama. Reka nkubwire impamvu nta muti twakibonera. Abantu bajya kurekana, abantu bajya kubana bakundana. Iyo abantu rero bageze aho barekana bakagera aho bicana, nta rukundo ruba rugira. Noneho reka dufatirane. Kandi ntabwo uri bufate umuntu wumva atagikunda uwo bari kumwe ngo umubwire ngo mukunde kungufu. Ntabwo byakunda. Rero kubera ko bitakunda, aho kugira ngo bakomeze kugira abana babyaye bakomeze kugira abana babyaye imfubyi, ni byiza barekana, ubuzima burakomeza nyuma yo kurekana. Yego urabivuze neza, barekana nibyo, nta kintu twakwa ngo tubihindure, ariko reka dufatirane abajeni bakiri bato batarashaka, byibuza kugira umuntu ahitemo wazabana nawe yakagendeye kuki. Urabivuga ku ruhande rumwe nk'umukozi w'Imana, ujye no ku ruhande nk'umunyarwanda ufite umuco uvuga twenda wareba iki, wagendera kuri iki. Ni ibintu tugomba kuganira, tugenda tuganira ku kantu gato. Ikintu ushobora gukora kugira ngo ubashe kubona umuntu muzabana ni kubanza kwiga imico ye, ukareba uyu muntu se tuzahuza, tuzashobokana. Akenshi hari n'igihe abantu baba barimo guhura n'izindi ngaruka bahuye nazo mbere batari babana. Akabona umuntu ntiyarashobotse, urugero ukabona umugabo umusore yarasambanaga, yanywaga inzoga, mbese ari mu bintu bidafite umumaro, ariko ukabona ntashobotse. Cyangwa ukabona umukobwa hajya mu bandi basore nawe ntashobotse, ariko kubera ko mva mukunze ugahita uvuga uti buriya azahinduka. Ariko iyo mumaze kubana n'ingeso utaruzi ziragaragara. Ni byiza rero ko mbere yo gushaka
wagakwiye gutegura ubuzima bw'urugo rwawe ugiye gushaka kuko umuntu mugiye kubana, umugabo mugiye kubana, umugore mugiye kubana aba ari umuntu muzabana mu buzima bwawe bwose, ari umuntu ushaka kwihanganira amafuti yawe, ari umuntu ushaka kwishimira ibyiza byawe. Ni byiza rero gutegura ubwo buzima mbere y'uko abantu binjira mu gihe cyo kuvuga ngo twinjiye mu rugo rumwe tugiye kubana. Nicyo nabwira abasore n'abakobwa, no kubyitaho mbere y'uko bagera igihe cyo kubana. Aho ni ubuzima bw'umuntu usanzwe utasenga, kusenga noneho arega no kusenga ni ubwo nabyo buzima agomba nyine akwiye kubireba, kubyitaho akabikoresha kuko kusenga hari uvuga ngo Imana yaramunyeretse ngo uko byagenda kose ngo nuri gasanga aramukubita bataranabana. Gusenga n'ubuzima tubamo bwa buri munsi ntaho bitandukaniye, birasase buri bijya guhura. Aho bitandukaniye wenda urumva ni bwa buzima yongeramo kwasenga. Ubwo rero usenga we agomba kwita kuri uwo muntu bagiye kubana, ni muntu ki, ni bwoko ki, ameze ate, arashobotse, ese uyu muntu afite imico imeze gute, ibyo byose akabireba. Yarangiza noneho ikiza kusenga kongeramo gusenga, kandi arega hafi y'abantu bose baba banasenga basenga, none batandukaniye ku madini ariko barasenga. Bese wabwira iki ko hari umuntu uzavuga ngo narakweretswe ngo uruwanjye ariko ukabyishakamo ntubyumve, wumva utabyiyumva se urumva byaba ari byo nyine wabireka, wajya kubana n'umuntu utiyumvamo ntabwo mwakubaka n'ubundi. Yego. Okay, uvuze neza. Ubwo abantu badukurikiye bakiri bato hari ibintu bungukiyemo, ariko nanone iyo tugarutse ku buzima bw'abantu babana mu ngo, tugaruka no ku mbaraga z'abagore. Mu minsi ishize hajeho saga ivuga ko kuri ubu ngubu abadamu banzane n'ikiganiro mugenzi wacu umunyamakuru yakoze, n'ikiganiro yakoze kuri sheni ye bamwita Scovia. ndajyanye kumvishe gake wumve. umunsi mpuzamahanga w'umugore umariye iki abanyagihugu? umukobwa araho ni mwiza yarakarabye yarisize aracyo, ukajya wicara iwawe utegereje umugabo ufite amafaranga, uri inka ku buryo bagomba kukorora ngo bazakuguremeshe. ese mukobwa, mugore, nibura ibyo urya n'ibyo utunze n'ibyo wifuza, uruhare rwawe rungana na kangahe ku ijana mu mbaraga z'amaboko n'ubwonko? hanyuma kuki utekereza ko umugabo agomba kuba afite amafaranga wowe ukaba ushoreye umutwe musa? ibyo bintu byose rero byakabaye bivugwa muri uku kwezi, muri iki cyumweru twese. Reka nsubize inyuma. mpuzamahanga w'umugore umariye iki abanyagihugu? umukobwa araho ni mwiza yarakarabye yarisize aracyo, ukajya wicara iwawe utegereje umugabo ufite amafaranga, uri inka ku buryo bagomba kukorora ngo bazakuguremeshe. ese mukobwa, mugore, nibura ibyo urya n'ibyo utunze n'ibyo wifuza, uruhare rwawe rungana na kangahe ku ijana mu mbaraga z'amaboko n'ubwonko? hanyuma kuki utekereza ko umugabo agomba kuba afite amafaranga wowe ukaba ushoreye umutwe musa? ibyo bintu byose rero byakabaye bivugwa muri uku. Yes, ni mugenzi wacu umunyamakuru witwa Scovia. Ngira ngo wumvishe ibyo avuze. Yego, ndabyumvise ariko ikintu nabivugaho, urumva avuzemo ko abakobwa kenshi baricara akisiga akabasa neza ategereje umugabo uzaza kumurambagiza ndetse ufite n'amafaranga. aravuga ngo ubu utegereje wowe uri inka, ntekereza ariko avuze. Aho ngaho nasobanura ko nta muntu w'inka ubaho. Imana yaremye abantu, Imana yaremye umuntu irangije ngo iramusinziriza ikora mu rubavu ikuramo umufasha umukwiriye. Bivuga ngo rero ntabwo umuntu n'inka bihura. Aba bakobwa nyine ni abantu. Hanyuma ikindi kuvuga ngo umukobwa arakaraba akisiga, ni ngombwa ko agomba kwiyitaho. Umukobwa agomba kwiyitaho. Wabivuze nko kuvushaka kuvuga ko hanyuma akaraba akisiga ategereje umubenguka ngo amuhe amafaranga mukorere byose. Hanyuma ikindi nyine ni ngombwa ubundi umukobwa agomba gutegereza. Umukobwa agomba gutegereza, ibyo ni ngombwa. Hanyuma ikindi mbashije kumvamo
kuvuga ngo gutegereza umugabo ufite amafaranga si ikibazo, ni icyifuzo cye nyine, ni we umuntu wese afite ibyifuzo bye, kandi nta n'ubwo abakobwa bose baba bategereje abantu bafite amafaranga. Hari ubategereje uzamukunda, buri ibyifuzo by'abantu biba bitandukanye, ntabwo ari bimwe. Hanyuma kandi ikindi kuvuga ngo uyu mugabo kwera icyo ari ufite amafaranga kuki agiye kureba uriya mukobwa, ntekereza ko na Bibiliya yo itubwira ko kwifuza kw'abagore kuzaherera ku bagabo. Imana yabanje kurema Adamu. byari kera, ntabwo byari kera, twese se ntidukomoka kuri Adamu, cyeka ni abantu batabyemera. Ni ukuvuga ngo rero niba Imana yaravuze ngo kwifuza k'umugore kuzaherera ku mugabo, ni igihe cyose umugore abategereje ku mugabo. Buriya ni ukuvuga ngo umumama nk'uko bavuze ngo imbaraga z'umumama, abamama koko ni abanyembaraga, kuko abamama nibo abantu bacamo bakavuka. Twareberera nko ku cyitegererezo cy'umubyeyi wabyaye Yesu, ntekereza ko ari we mumama ukomeye kurenza abandi ku isi wabayeho. Ariko uriya mumama hari n'abandi, ariko nshatse kuvuga kuri uriya wabyaye Yesu, ni ukuvuga ngo ni ubutwari. Ariko nanone kandi kuba yarabyaye Yesu, ni ukuvuga ngo we Imana yamutumyeho imushyiramo umwana w'Imana, aca muri Mariya, ariko ari Imana ibikoze. Ari nabyo navuga ngo abamama barabyara, ariko babyara ari abapapa babashije guhura bakabatera inda bakabyara. Nguvuga rero ndashaka gusobanura iki? Ndashaka kuvuga ko nubwo abantu bamwe bafata uburinganire ku bagore n'abagabo, ariko njyewe ntabwo ariko mbibona. Ahubwo abamama navuga ngo ni ubwuzuzanye. Abamama buzuza abapapa, hanyuma bigahinduka ubwuzuzanye, kuko igihe cyose umugabo nyine ni umugabo, umugore ni umugore. Niyo mpamvu navuga ngo hari imbaraga abagabo bashobora gukoresha ariko umugore atakoresha ngo bikunde. Rero nta gihe na kimwe umugabo n'umugore bazaringanira 100%, kuko iyo none we na Scovia mu byumba kimwe ibyo yavuze. Njyewe ntabwo ndimo ntabwo ndimo mvuga nawe, njyewe ndimo ndavuga njyewe uko mbyumva, uko niko yabyumvise, ariko njyewe uko mbyumva. Umudamu yuzuza umugabo. Rero niba ari ubwuzuzanye, niyo mpamvu umugore cyangwa umukobwa igihe cyose nyine aba yicaye ategereje umugabo umuha amafaranga cyane. Arega none se ko hano mu gihugu cyacu ntabwo twari twajya ku rwego tubona abakobwa bajya gusaba abasore igihe cyose. Ariko birakorwa nubwo biba mu mabanga. Oya njyewe ntabyo ntuzi se ko wenda wowe hari aho ubizi, ariko njyewe ntabyo nzi. No mu muco nyarwanda ntabyo tuzi ko abasore nibo batera intambwe akajya kurambagiza, kuri ubu bakajya no gusaba no tubigendemo neza. Ntabwo urumva abantu bavuga ngo uriya musore kwa naka afite umukobwa uba muri Amerika, niwe wamwishyuriye tike, niwe umwishyurira inzu, niwe uzamukura mu Rwanda akamujyana muri Amerika. Babyinshi bavuga ngo kushipinga. Ariko urumva ibyo naho byabaho. Urumva asaba ko badatangiye umvaga nkubwire. Tandukanya gufasha utandukanye n'umuco nyarwanda. None se nk'ibi Scovia yavuga gufasha, umuntu wese ashaka gufasha undi mu gihe afite icyamurusha. Ariko se umukobwa yafasha umugabo mu gihe hari icyamurusha. Kandi ikindi nanone hari n'abandi bagabo, niba ari ibyo bavuga, hari n'abandi basore bagenda bakurikiyeho abakobwa amafaranga. Ibyo bintu rero kandi ari byo yari urimo uvuga. Nyine ibyo mvuga ikintu umaje kubivuga. Nashaka kuzuza wowe wavuga ko nta mugore abagore nta wukwa, ariko hari ababikora. Urumva niyo mpamvu ushaka kujya ku mpande. Hanyuma se gakwa hari ababikora, hari ubukwe baratashye umukobwa yagiye gusaba no guka umusore.
ashobora kubikora kwa oya ibyo bintu hari aho byabaye mu muco nyarwanda ukaba aratashye wenda ntiyabikora ku mugaragaro urumva ariko ashobora gutanga amafaranga oya nakubwiye ngo tandukanya gufasha utandukanye n'umuco nyarwanda none reka ibintu tubitware gutya ubona bikwiriye ko umwana w'umukobwa yanga gukora akazi wenda k'ijana ngo ni make ahubwo ategereje umusaza cyangwa umuhungu wakoze ikofi nk'uko babivuga ufite amafaranga ngo ajye amuha amafaranga ariko se ubundi se hari n'abakobwa bakoze ikofi ushatse kuvuga se ko bo noneho abahungu babatwara baba bafite amafaranga arega njyewe sinekereza n'ibyo bintu uvugaga sinekereza ko hari umuntu ufite ubwenge buzima utekereza neza wicara ntakore ngo ategereje ko bamuzanira amafaranga Scovia byavuze n'abantu benshi barabizi hari umwana w'umukobwa ubyukura aho akoza akarenge agakaraba agasa neza njyewe reka nkubwire iki kintu niba unyemerera niba abaho uwo muntu niba unyemerera tugifungira aho ngaho uzi impamvu abo bakobwa barahari ariko si bose nibo bitwa ba maraya hanyuma arindira wumva abakobwa barahari ariko si bo bose hari n'abahungu bahari baba bategereje kurya amafaranga y'abakobwa ariko si bose ntabwo rero turi bubifate ngo tubishyire mu banyarwanda bose uwo nyine wabaho niba hari umukobwa wakwicara ntakore ari muzima ni umuco mubi ariko nanone kandi umunyarwanda yaciye umugani ngo uko mu rusyo akome n'ingasire n'abasore barahari badakora kandi ari umusore ibyo ni umuco mubi umuntu wese akwiye gushaka ubuzima akiyubaka ariko ntabwo ari muri rusange tubonye abakobwa no ku ma YouTube barahari usanga bafite amafaranga bafite amazu bafite amamodoka meza icyo gihe rero ugiye kuvuga gutyo waba urimo gupfobya umwana w'umukobwa kandi ntabwo ariko biri reka tucyanzire gutyo ahubwo twashishikariza umunyarwandakazi wese agomba gushaka uburyo yigira akaba umunyembaraga agashaka ubuzima bwo kubaho kandi ikindi nanone ushaka kubona uriya muntu ukabona yakarabye yakeye ugatekereza ko ari umunebwe cyangwa adakora ariko yaranashatse uburyo akora bikanga cyangwa yaranabigerageje bikamunanira ntabwo ubuzima bw'umuntu bwose wabumenya nta nubwo umuntu akwiye gusa n'ikibazo arimo niba umuntu yarashatse akazi akakabura niba yaragerageje gukora akabura igishoro nta mpamvu yo gusa nabi ngo kugira ngo abantu bishime agomba gusa neza ntabwo wabura akazi ngo ubure amafaranga ubure no gusa neza hari abantu benshi badakora baba mama b'abakobwa ariko babuze ubushobozi bwo gukora yaragerageje biranga ashatse akazi arakabura afite diplome iri hariya kuba rero wowe waragize amahirwe uri umunyamakuru cyangwa ufite n'ikindi ukora ntabwo bigwesha gutekereza kundi muntu uri hariya ngo umucire wite kuvuge ngo buriya ngo abyuka yoza akarenge ngo arakeye ngo ategereje abamutwara oya kuko ari wowe ari Scovia ari n'abandi baca ku ma YouTube bose bibutsa aho bavuye basanga hari igihe byari byaranze wenda nyuma bikemera yego reka tucyanzire gutya niba hari ababikora bakunze kwita ngo hari abakobwa b'abasireyi ngo ari byo bakora gusa bagatega n'indege ari byo bagiyemo ni umuco mubi burya ugira amaboko ayo maboko hakose ubundi ubwo batega indege ari byo bagiyemo iyo bagiye kwitegara uwo babwira ngo ngiye gutega indege hanyuma se ikindi ko mwarimu nyine muvuga abakobwa iyo ateze indege abasanze umuntu arahaguruka akagenda nta muntu wamuhamagaye ngo ngwino nyine yasanze rero ahubwo njye ibyo bintu navuga ngo ni umuco mubi ari abo batega indege agiye mu bintu bitari byiza ari n'abo ngabo babahamagaye bose nababwira ngo iyo mico si myiza bagerageze bayireke nibyo nanjye nari nyitseho mvuga bayireke n'abahungu
basa nako bakura abagore nabo babireke ubundi waba muzima yakorera amaboko muri kote zombi babireke ntabwo ari byiza urabibona gute noneho twinjiye hari noneho abantu basigaye bashyira ubusa bwabo ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo bararure nk'abantu bamamare kubera ibyo bintu bakoze akagaragara yambaye wenda nk'ubusa hejuru cyangwa se mugongo uri hanze ku ma Instagram cyangwa se ari kubyina imbyino ubona zishaka gukurura abantu cyangwa se muri video akajyamo ukabona yambaye nk'umwenda w'imbere gusa urabyumva ayo ma video ujyabona nk'indirimbo zisanzwe ese ubona biriya bintu birakwiriye bimeze bite ariko se ubundi umuntu ugeze aho yambara ubusa wamubwira iki nyine iyo umuntu yambaye ubusa aba afite ikibazo mu mutwe kuko umuntu udafite ikibazo ntabwo ashaka kwambara ubusa bireba ko yambaye ubusa ahubwo rero aho ngaho nabwira abo ngabo baba bashaka kurarura bajye birinda kurarukana ngo baba bashaka fame cyangwa se kwamamara ntabwo wakwamamarira mu kwambara ubusa ubu ufite ikibazo cyangwa se baryamana jewe ntabwo nabyita kwamamara ahubwo nabibona ko iyo wambaye ubusa nyine uba ufite ikibazo wowe ubwawe ahubwo uwo muntu akwiye kwegerwa akagirwa inama kuko hari tukivuga abantu bashaka kwamamara bundi ntibyabagaho ko umukobwa yaryamanye n'umuntu ngo ajye ku karubanda bangu naryamanye na kanaka ariko ubu hari abasiga babikora mbanzani n'umushuti wawe Yago mu minsi yashize nubwo bisa ari nk'ibintu byabaye haciyeho iminsi ariko umwumvisha amajwi y'umukobwa wagiye abivuga ati njyewe byagenze gutya nagiyeyo ibintu nk'ibyo wabifashe gakwa urumva nyine Yago baramubeshyeye ibyo byo ndabizi ko bamubeshyeye hanyuma ikindi amajwi buriya no mu rukiko ntabwo bayemera kuko niba ubizi urabizi ko amajwi ntabwo aba mu bimenyetso bivuga ukuri impamvu amajwi ataba mu bimenyetso bivuga ukuri ni uko amajwi yigana hari abuzi bigana perezida abigana hari undi munyamakuru wakunda kwigana ni papi Ndahiro Valence papi uzi ko bahora bamwigana kandi tunasuza Cita mugenzi wacu umunyamakuru nawe azi kubikora arigana na Cita uzi ko yigana kandi urabizi ko arimo yigana ari mu nzu inzi ifunze uri hanze wagira ngo ni uwo muntu neza udakweho na kimwe rero ibyo ngibyo navuga ngo twabitesha agaciro cyane ko nta n'umwana w'umukobwa yaba yaryamanye n'umusore ngo ajye kubivuga kuri YouTube ubundi yabivuga bigatanga iki rero biriya nabibonye nk'inkuru y'ikinyoma kandi ni n'ikinyoma kuko nta majwi ntabwo ari ikimenyetso abantu bajye banabimenya ntabwo amajwi mu bimenyetso mu rukiko yemerwa kuko amajwi ariganwa nk'uriya mukobwa urabona afite kandi umuntu wese ashaka kukurwanya ashaka kukugambanira ashobora kubikora umuntu wese ashobora kugukorera ikintu kitari cyiza akakubeshyera yego akakubeshyera agaharabika izina ryawe kugira ngo arimanure aho ryari rigeze yego birashoboka uriya mukobwa se akaba afitemo iyihe nyungu kugira ngo yamamariye kuri kiriya gisebe akaba afite ikibazo mu mutwe reka nakubwiye hariho abantu ni ukuri hariho abantu baba bafite ikibazo none se ubundi udafite ikibazo wajya kuri kamera ukavuga ngo waryamanye n'umuntu runaka niyo byaba ari ukuri wabivuga koko gakwa noneho ku mwana w'umukobwa ntabwo bishoboka ntabwo ni ikibazo gikomeye gusa ukurikije uko nabonye uriya mukobwa kubeshya byakoroha uko nabonye uriya mukobwa bamuteye inda ntiyamenya n'uwayimuteye uko nabonye uriya mukobwa nta nubwo ari mu bakobwa bamuteye inda yayibyara rero ashobora no gukora biriya bintu afite abantu barimo kumutera inkunga inyuma ye barimo barwanya Yago bagaca muri uriya mukobwa birashoboka yego icyo ngicyo cyo ndacyumvishe nanjye wa mugani ashobora kuba ari umuntu uri inyuma arwanya Yago kugira ngo kubw'inyungu ze tutazi
ariko uriya mukobwa nta buzima nk'uko bivuze kuba yakifata akavuga ibintu bibaye byaranabaye si ngombwa kubivuga arega byaranabaye ukajya kuri kamera nawe ubwawe uba urimo wisebya buriya rero uzatinya umuntu utatinya kwisebya nawe ubwe iyo umuntu ageze ku rwego umuntu iyo ageze ku rwego adashaka gutinya kwisebya nyine aba afite ikibazo gikomeye cyane ariko reka twizere ko bizagenda bishira kuko mu mico y'abanyarwanda turimo turabona ibintu tutigeze tubona kugeza ubu hari umukobwa witwa Isimbi Nowera ni umukobwa yigeze kujya muri Miss Rwanda biza kuvuga ko atakomeje ajya mu bintu bimeze nko amashusho mabi aza no kubyemera ajya ashyira n'amafoto hanze yambaye ubusa nyabuneka nkaho turi imbere ushobora kugira kuko ndabizi ino channel yacu irakurikiranwa cyane ushobora kugira icyo usaba abo bantu ubundi ukanabagira inama nk'umuntu w'icyitegererezo kuko hari benshi bakuzi bagufataho nk'icyitegererezo ukagira icyo basaba kuko umuco urimo uragenda uzamo ico navuga ngo abantu bakwiye kwita ku muco kurenza ibindi umuco w'abanyarwanda n'abanyarwandakazi umwana w'umukobwa bagiriye icyizere wo kuba yaba muri Miss Rwanda wowe bakwiye kumwegera ababishinzwe ntabwo nzi uko babigenza ariko bamwegera buriya bamwegereye bamenya icyo bakora kuko buriya nta nubwo mu muco wacu w'abanyarwanda n'abanyarwandakazi ntabwo rega kwambara ubusa byemewe ni n'ikintu gihanirwa kuko urumva iyo babonye umunyarwandakazi umwe yambaye ubusa mbese n'igihugu kiba kirimo guseba noneho nk'uwo wari wagiye muri Miss aba arimo gusebya abanyarwanda n'abanyarwanda bose muri rusange abanyarwanda n'abanyarwandakazi ni ukuvuga rero ngo ibyo ngibyo ntekereza ko inzego zibishinzwe ntekereza ko ubu zamugezeho hari n'abasore dusigaye tubona bamodaringa bambaye udukabutura tw'imbere twitwa utubokisa akaba ariko yambaye gusa ibyo byose nyine ni bya bintu bidakwiriye kandi bitambura muzi ntabwo muzi ariko navuga ngo ni ibintu bidakwiriye kubaho mu muco w'abanyarwanda n'abanyarwandakazi yego ntabwo bikwiye kubaho ikindi wabasaba ababikoze nabasaba gusaba imbabazi bakisubiraho haracyari igihe bakisubiraho bakongera bakamera neza bakaba abakobwa biyubashye bakaba abasore biyubashye birashoboka ko byagenda neza abatari babikora nabo rero nababwira ngo ntabwo ari byiza babyirinda hari bishobora kuba biri kuvana na ekonomi cyangwa se uburyo amafaranga arimo kubura cyane yasi mu Rwanda gusa n'ibihugu duturanye amafaranga tuvuge aho tuzi mu Rwanda amafaranga ari kubura ugasanga bamwe barimo barakora ibidakwiriye kugira ngo babone amafaranga ntabwo twavuga ko nk'ubundi reka nkuhe story imwe ngenda umunyamakuru hano urabona kuri gare downtown mu mujyi abazunguzayi hari abacururiza biriya bintu ntibyemewe hari ejo bundi umunsi ejo hashize bafashe umunyerondo bamukura mu modoka ni no kugihira hari bamujyana hasi inyuma bya byatsi biri munsi ya gare bamuteragura ibyuma paka apfuye ibintu watangiriye humure reka none tugaruke ku mwanya wo kuba uri umukozi w'Imana watangiriye humure kugira ngo abantu bumve ko ubuzima butarangiye bumve ko bigishoboka kubacuruza ntibigende neza bumve ko bigishoboka kuko abo bose abiyambika ubusa abahemukirana abakeba amajosi abagore babo bose barimo kugenda bapfa ku kintu cyitwa amafaranga ntabwo nabyita amafaranga kuko kuba mu Rwanda tudafite amafaranga hari ikibazo cyo kubura kw'amafaranga ntabwo ari mu Rwanda gusa ahubwo n'isi yose kuko ntekereza ko covid irangiye ko abantu bari bamaze igihe badakora ku isi yose navuga rero ngo ku isi yose muri rusange hari ikibazo cy'amafaranga hanyuma ikindi kugira ikibazo cy'amafaranga
ntabwo gihindura umuntu ko agomba guhemuka atahemuka ariko gituma nk'ababa mama baza gucuruza mu muhanda bagakora ibidakwiriye. Ntabwo navuga ngo bariya abantu bakoze biriya bakoze ibintu bidakwiriye, ntabwo ari byiza. Ese ubundi umuntu ajya gucuruza yajyanye ibyuma byo gutera abantu, ibyo ngibyo ngiye simbyita kubura amafaranga, ahubwo mbyita n'ubundi bintu biba byari mu muntu. Ukuntu baravuga bati turarangura imyenda yacu, inkweto zacu, dushaka gucuruza ngo dutunge umuryango, twarize kaminuza ntitwabonye akazi, rero naho dushaka gucururiza turarangura, twajya gucuruza babifataho bakabitwaka. Reka nkubwire, njye simbashyigikiye, reka nkubwire isi yose ni imwe. Niba muri Amerika hari abakene, ntabwo mu Rwanda ariho babura. Uyu munsi biba bigenda neza, ejo ntibigende neza. Hanyuma rero ni ukuvuga ngo abantu niba babizi ko ibi bintu leta itabyemera, ntabwo bagakwiye guhangana n'ababishinzwe. Nk'uwo muntu urumva yabigendeyemo, kandi kuba barishe umudaso umwe ntabwo bishe abadaso bose n'ubundi, kandi abamwishe n'ubundi ubu ngubu babafashe banabafunze. Rero umuntu wese akwiye kwihangana, ubundi kwihangana nicyo cya mbere. Niba uri mu nzara ihangane, niba urimo gukora bikanga ihangane. Nibyo koko biragoye, biravunanye, kubura ibyo ugaburira abana, kubura ibyo utungisha umuryango wawe biragoye, ariko ndagira ngo nkubwire ngo ihangane. Kwihangana havamo kunesha. Arega hari igihe bizemera, hari igihe bizagenda neza. Ntabwo umuti ari ugufata uyu muntu ngo umuhemukire. None se ubu koko urumva umuryango w'uyu mudaso we wasigaye hehe? Ko yabikoraga nk'uri mu kazi, ukaba wamubujije ubuzima, wamukuye mu buzima bwe. Ntabwo ari byiza guhemuka. Umuntu wese niyihangane, kandi kuba hano amafaranga adahari ntabwo ari wo honyine atari ku isi. Niyo mpamvu nabwiye ngo isi yose ni imwe. No muri Amerika ntabwo bafite ibikwiriye, hari y'abakene, hari y'abashonje, hari y'abafite ibibazo rero mu isi byose, aho uzajya hose uzahasanga ibibazo. Ariko nanone kandi kuba uzasanga ibibazo ntabwo bivuga ngo uzabikemure uhemukira abandi bantu. Guhemuka ni bibi, umuco wo guhemuka abantu bakwiye kuwureka. Kandi nanjye nagira icyo mvuga, niba ubona uri mu kibazo wenda nta kazi ufite, nta mafaranga, wayashakira aho bikunda. Ushobora niba uri umumama kuvuga uti Eric ni umusore aribanira kandi njya kumumesera. Ibyo ngibyo nta mategeko abihana. Yego, ushobora no kujya mu nkengero z'umujyi, aho ushaka gucuruza inyanya bikemera, ugacuruza intoryi bikemera, ugacuruza ukagenda ukarangura ibijumba ugacuruza bikemera, ariko utagombye kujya ahantu guhemuka gutera umuntu icyuma. Uhangana n'inzego z'umutekano. Ntabwo wahangana n'ubuyobozi ngo bikunde. Aho bidashoboka nyine biba bidashoboka. Kandi urumva nanone ntabwo twavuga ngo twagawiye ubuyobozi, kuko ubuyobozi nibwo butureberera ibyiza bikwiriye igihugu cy'u Rwanda. Ibyo barebye rero nubwo bitakunyuze, akenshi nyine hari igihe bitakunyurura kubera ko ushaka kubikora. Ariko niba bitakunyuze, ihangane, ugenda ujya aho biri bwemera ariho ukorera, usuka amakara ucuruze, ariko ureke guhangana n'ubuyobozi. Cyane usuka amakara ucuruze, kuko ni ukuvuga gufata umudaso ukamutera icyuma, ugiteye ubuyobozi bwose. Ibaze rero bitwa abanyerondo b'umwuga. Ibaze rero ikintu ukoze cyo guhangana n'ubuyobozi. Ntabwo ari byiza. Ubuyobozi bwabereyeho, buba bwarashyizweho n'Imana, kandi buberaho kugira ngo tubwumvire nabwo tubwubahe. Yego, nibyo ibintu tubwiye ni byiza cyane, kandi nk'umuntu usenga ugomba no kubaha ihumure. Urababwira uti bihangane, uyu munsi ushobora kuba bitagenda neza, ejo bikagenda neza. Yego rwose, Bibiliya yo iratubwira, iyo dusomye muri Zaburi ngire ngo ni 33:6 kuri B, aratubwira ngo ari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Rero kuba urimo kurira, humura, ejo impundu zizavuga. Ntabwo ariko bizahora, ntabwo ariko bizaguma,
kuba mutegereje kireka bava mu isezerano ari nta mpamvu rero gumya wizera Imana aho usengera hose natangiye mbabwira ngo abantu bose abenshi barasenga amadini abatandukanye ariko umuntu wese idini arimo abasenga Imana rero izera Imana utegereza Imana bizagenda neza yego ubabwe neza ku kintu cyo gusenga ariko mbere uko nanasoza ukigarutseho nibuka ko n'abantu bo mu matorero turi kugenda tubona tukabona bari gushwana biteye ubwoba nk'ejo bundi hari ikiganiro nabonye kuri mugenzi wacu umunyamakuru yakoresheje witwa Yongwe avuga ko avuye kwitaba kuri ribu kuri ribu noneho yitaba kundi mukozi w'Imana muteze biterwa n'iki kuna no mu nzu y'Imana ariko ubundi iyo bigeze kuri ribu ku bantu bakozi b'Imana abantu benshi batinda impamvu abantu babajyana muri ribu ahubwo kuki wowe wakora igituma bakujyana muri ribu ubundi Bibiliya yo ibivuga neza ikavuga ngo amategeko yaziye ibigande urumva kuba buri umuntu w'Imana abarimo ikibazo ntabwo buriya ribu ni ubuyobozi kandi ubuyobozi ni abanyarwanda baba bayoboye ariko babereyeho gukemura ibibazo by'abanyarwanda rero mwebwe mwabakozi b'Imana babwire si byiza ko bakujyana muri ribu ariko nawe si byiza ko ukora igituma kujyana muri ribu ubundi igituma kujyana muri ribu uragikorera iki hanyuma nujyayo rero uzagaruka uvuga uti kana kanjyanye muri ribu hari n'ababa baranze kwitaba ujyo bibona ariko niba nta kigucira urubanza nta kigushinja kuki wakwanga kwitaba ribu nawe uba ufite ikibazo iyo nta kibazo ufite ntabwo wakwanga kwitaba ubuyobozi hanyuma kandi navuga ngo mu bakozi b'Imana ntabwo ari byiza kujyana na muri ribu ariko nanone si na byiza gukora igituma bakujyana muri ribu gusebanya ubona kuko nibyo yari yamujyaniye mbona gusebanya bikwiriye hagati y'abantu b'abakozi b'Imana cyane ntabwo bikwiriye arega gusebanya nawe bagusebeje nibwo wakumva ukuntu gusebanya bijyana rero niba wumva ushaka gusebya umuntu ubwo nyine witegure n'ingaruka kuko nta Mana yabwira umuntu ngo jya gusebya umuntu bivuga ngo ugiye kumusebya ubwo nyine uba witegura nuko nibaguhamagara muri ribu uzajyayo niyo mpamvu mbabwiye ngo ntabwo ari byiza kujyana na muri ribu kuri kote zombi ariko si na byiza gukora icyatuma bakujyana muri ribu umuntu nyine abakozi b'Imana ntibakora ibyiza bituma batajya muri ribu ubundi abakozi b'Imana bagakwiye kuba aribo bafasha leta kuyobora rero ubu leta niba ashyira kuri gahunda kubera nyine kunanirana bakavuga ibidakwiriye bagasebanya ibyo byose ntabwo ari byiza bivuga ko ngo baba bapfa amaturo ari igihe bibasira ukumva hari nk'abantu bibasiriye ntabwo ari byiza ndega umuntu afite ubuzima bw'abayeho umuntu ntabwo aba akwiye no kubwitaho bibaye n'ukuri nta n'impamvu yo cyane mu gihe utamenya umuntu ngo yari yate ntumenye uko umwana we yagiye ku ishuri ntumenye ubuzima bwe si ngombwa no kubwinjiramo abantu bakwiye kuba mu buzima bwa YouTube abemeye kubujyamo nka twebwe twemeye kujyamo nyine twabugezemo ariko kuba tuburimo si ngombwa ngo nacu babuzemo si ngombwa ngo ababyeyi bacu babuzemo si ngombwa ngo abatware babuzemo cyangwa abagore babo babuzemo ni byiza rero ko ugenda ukavuga ariko ukagera aho ugarukira ibyo udakwiriye kuvuga bitakureba ukabireka hari Bibiliya umuntu wese ashaka gufata Bibiliya agasoma cyangwa ugatanga ibitekerezo ku nama runaka bitewe n'ibyanyamakuru bakubaza ariko kandi nanone nturengere ngo winjire mu buzima bw'umuntu bwite uvuga ibidakwiriye biravugwa ko barimo abakozi b'Imana benshi barimo kugenda bapfa amaturo ko akavuga ati nimusebya uwamuturaga azamuva hanzeho sintekereza ko ariko kuri kuko ntabwo baba bafite insengero zimwe yego ntabwo bafite insengero zimwe ariko kuko ngo hari abantu ibivugwa
bivuga ko umuntu ashobora kuguhamagara ati ngewe ndaza nsengere, yaza yamugusengera agasiga ituro, bikaba ari ngombwa bashobora kumwavuga ati uriya ntashoboye, uriya ntashoboye. Nibwo buzima bwa YouTube mwiteje abanyamakuru barabimenye. No kuvuga ngo rero icyo nacyo aba ari ikibazo gikomeye, kuko buriya nta wavuma uw'Imana itavumye, kandi umugisha w'umuntu ntaho ujya. Nta wavuma uw'Imana itavumye. Yego, nta wavuma uw'Imana itavumye. Bivuga ngo icyo umuntu yari bwakire ntabwo wakimukuraho ukoresheje imvugo itari nziza, ukoresheje kumusebya. Ahubwo iyo murimo musebya umuntu akenshi abantu bamukunda kurushaho, kuko bagenda babona ubwiza bwe, bavuga se urumva ari uwo murimo gusebya cyangwa biba ari n'ukuri. Wowe urimo gukoresha ururimi umusebya, nawe uri pasiteri, uhita ugaragaza imbuto wera izo arizo. Hanyuma ikindi abantu bakwiye kumenya, ntabwo abantu bakwiye gupfa amaturo, ntibakwiye gupfa abantu Imana yaremye, abantu nabi Imana yaremye, kandi uw'Imana ishatse guha iramuha, si ngombwa ngo babipfe, si ngombwa ngo ntabwo ari ngombwa. Ni ngombwa ko umuntu amusengera uko yagize icyo amuha. None se abantu bose bafite ibintu batanga. Imana yagutanagize icyo utanga cyane. Waruvuze ku kintu cyitwa ko hari nta wavuma uw'Imana itavumye, no kugusebya ntacyo bivuze ku buzima. Birarangira, ariko se ntibirangira. Umusore Prince Kid bavuze yafasha abakobwa, yakoze iki, ama audio nk'aya twavuga kuri Yago, ibintu byinshi bibi abantu bumva karangiye, ariko ejo bundi tubonye ubu yagiye mu rukiko. Nyine buriya byaragaragaye, uribuka twize dukora n'icyo kiganiro, ariko buriya nyine byagaragaye ko yarenganaga. Nababwiye ngo ama audio ntabwo mu rukiko. Uri umuntu wa mbere wavuze ko azafungurwa anarengana. Ntabwo ama audio ntabwo ari ibimenyetso, kandi urukiko rusanze koko ibyo yakoze ibyo bamuregaga bimuhama, ntabwo bari bumurekure. Kuba rero baramurekuye nyine basanze ari umwere, kuko twizera ko dufite ubutabera bwiza mu Rwanda bukora neza, bumeze neza. Rero nyine nyuma yo gutaha yagombaga no kubaka, urabona ko yari akuze. Ahubwo Imana ishyigikira urugo rwabo, ibahe kubyara abahungu n'abakobwa. Uriya mukobwa yamurwaniye ishyaka kweri, uriya yari ari mu bamisi, uriya yatwaye Elisa. Urumva ntabwo ari bumure kumurwanira ishyaka, birashoboka ko bari abafiyanse n'ubundi urabona ko bahise bakora mariage. Yego, yabaye umukobwa w'intwari cyane, ubwo kurwana kuri sheri we ku rwego bamufunga. nawe harya ntibamufunze. Nawe baramufunze, Elisa baramufunze. Urumva rero yagize ubutwari, birashoboka ko azavamo umudamu mwiza ushoboye kubaka n'umutware we. Imana ibubakire kandi ikomeze umuryango wawe. Ibubakire. Twumvishe ko bongeye no kumuhamagaza Kid mu rukiko, barongeye baramuhamagaza. Nta kibazo, arega ahangaha mwisi nyine umuntu ahura n'ibyo byose. Yego, baramuhamagaye, ariko nk'uko yabaye umwere twizeye ko azongera akaba umwere. kuko rega nta bimenyetso wa mugani bibari bimushinja kubira byose, reka twizere ko azongera akaba umwere. Nta kibazo. Yego, niko ngiye ntekereza ko azaba umwere, cyane ko nta bintu bidasanzwe mbona. Abo bakobwa bavuga ngo yafashe, mbona ari abakobwa bakuze, kandi iyo umuntu ukuze bamufasha avuza induru akabona ubutabazi. Mu Rwanda uvugije induru ko bagufashe ntabwo wabura umuturanyi ugutabara cyane, kuko abanyarwanda baratabara. Ni n'umuco. Umuco w'abanyarwanda baratabarana. Rero uvugije induru ngo Kid aramfashe bagutabara. Rero kuba nta wayivugije ngo atabarwe ni ibinyoma. Ntagire ubwoba, bizagenda neza. Abashatse kumwanduriza izina, ariko bizamera neza, ubuzima bukomeze. Ngo ntawe usaza adasebye, niko bagira. Yego. Wenda tusoze ku iki kintu cya Miss Rwanda,
ufite umwana w'umukobwa uraba afite babiri ese nk'uriya mwana we agiye nko muri Miss Rwanda wakemera ukurikije ibyavuzwemo saga zagiye zibamo gakwareka nkubwire ababyeyi turabyara ariko kurera ni ukw'Imana rero kandi ntabwo igikorwa cya Miss Rwanda cyari kibi ahubwo cyangijwe n'abantu bazanyemo biriya byose yego kuko ni igikorwa kiba n'ubundi n'ahandi hose mu isi ntabwo ari igikorwa kibi ntabwo ari kibi none ubu cyaje icyashe biriya byose bizarangira Miss Rwanda yongere ikomeze bigende neza na Kid abe yayiyobora birashoboka ibyo bakuregaga iyo bitaguhamye ugahinduka umwere bishoboka ko no mu kazi wakomeza Rakoze duhaye ikiganiro cyiza cyane cyane nk'umuntu ushaka kujya akurikirana ibiganiro byawe yagusangahe umuntu agukeneye yagusangahe ibiganiro nyuzaho ivugabutumwa ushobora kuza kuri hose ya 6 TV naho ngaho wabisanga hanyuma nomero yanjye ni 0788868993 urakoze cyane reka tugushimire kandi twizere ko nitwongera kugukenera tuzakubona yego namwe murakoze amahoro y'Imana akubeho amahoro y'Imana abe ku bantu badukurikiye iki kiganiro niba cyakuryoheye ubibyihererana gisangize abandi ukoze share ikindi nanone ube mu banyamuryango bacu tunyurazaho ibintu byinshi ibintu bituma mutagira irungu ubuhamya ndetse tukanyuzaho tukazana n'abantu nk'aba bafite ibitekerezo bizima bakabaganiriza bakagira aho babavana n'aho babageza rero mukore subscribe kugira ngo mube muri abone kuri iyi channel yacu turabashimiye cyane dushimira n'uwari ku buhanga bw'ibyuma cyangwa se wari kuri kamera ariwe witwa Eric tuzasubira n'ikindi kiganiro tuzagenda tubagezaho ntimukajye kure ya channel yacu GGS Media TV